Zeotrap Zeotrap waje gukomeza injyana ya trap mu banyarwanda, injyana yazanywe na Mukadaff ikaza ikomezwaho kinya trap ya Bushari ndetse na Bitrey, none hakaba haje uwo bita Zeotrap nawe ukora trap ariko mu buryo bw'ama freestyle cyangwa mu buryo bwihariye. Uyu musore yaje batamwumva, ariyo mpamvu ujya kumva ngo promotion zo ku mihanda ibintu nk'ibyo, yaje batamwumva kuko yaje gutangira ari umubyinnyi, azagenda yidevelopa gake gake birangira so indirimbo ya mbere irangira nakunzwe. Umusore wabaga muri ghetto arara hasi, ubu akaba aba muri aparitoma. Urumva ko iyo hano abanyarwanda bakweretse urukundo kabisa ubaho neza, ariko iyo bakwanze uranebwa. Zeotrap rero akaba yamaze guteguza nyuma y'ibikorwa byinshi yakoze, ibitaramo bigiye bitandukanye, no wenda atashyizwe mu bitaramo mu mwanya mwiza nk'uw'abandi, ariko nyine yagerageje gukora ibitaramo bigiye bitandukanye, Musanze, Hehe, Huye. Akaba yateguje gusohora alubumu y'indirimbo 20. ubwo ni nkaho twabara ngo ni freestyle 20 kuko akora ibintu bimeze nka freestyle, ntago ari umuziki, ni ibintu bimeze nka freestyle, ni nko kwibwira abantu, kuko na kenshi ubona ko umuziki we purpose aba afite ni ukwibwira abantu, agenda yiyereka abantu nyine. Izo freestyle 20 rero akaba ateganya kuzisohora, gusa akaba atavuze igihe azazisohorera, ariko akaba yavuze ati ngewe ikintu nabigezeza nuko narakoze, ntago ndi umunebwe, ngiye kubahereza ball za danje, mbakubita umuziki, mbakubita imizigo ndetse kandi mbasaze. Uyu Zeotrap murabizi ko yanyibye beat nigeze gukora yitwa Gang, aza kuyiba hamwe n'uwo bita Prince Bado w'i Rubavu. Uwo mupeti wanampfanaga cyane aza guhuza na Zeotrap, bityo bituma nyine banyibiye beat, tuza no kugirana beef. Ball nakoze murayibona bita Uri Muto CEO, bikaza nyine kuduteranya, akaza kurega Zeotrap, ararega, baza kuyisiba kuri YouTube. Bamaze kuyisiba kuri YouTube, ndongera ndayaprodinga, noneho bigenda neza kuko twavuganye ko nanjye ngiye kumuripotinga bagasiba iyo indirimbo bakoze we na Prince. ubu banyibye beat bita ndirimbo announcement. So urumva nyine narabyakiriye ndaprodinga, cyakoze ntiyansubije yambereye imfura, aranyihorera. Ndavuga ni sawa, ntari uretse ko abanyarwanda batangiye kuvuga ngo nyine agukotoje iki, ariko ntabwo ari ugukotoza, ahubwo nuko habajemo ikintu cy'ubwumvikane. kandi ndavuga ni niba indirimbo nashoye miliyoni ngo nyikore audio, ntabwo najya kuyisiba kugira ngo, kuko nabamombye. ndavuga ni reka nyagaruze, kuko uduceri twa YouTube nabiza bari duke, ariko iyo ukora video nyinshi tugenda twiyongera, tukagenda tukuzamura gake gake. Uyu musore Zeotrap yaje batamwumva, yaje bamurwanya, batayisaka agapeti kaje mu biki, uyu mubyinnyi, uyu muki muziko yabyiniraga abatrapish benshi, nyine ajya mu mavideo, ariko nyine bagiye kubona babona kubisa indirimbo hanze, babona ashyize amadred, babona asigaye yambara pocket, baravuga bati musore arakadufatanya. Ari nabwo byatangiye bamurwanya, bavuga bati reka tumushyire hasi, ariko umusore aravuga ati bazamukane. Aribwo yagiye icyo bita cover music, bakamuzamura cyane, noneho akaba ageze ku rwego rwanjye. Uyu musore yabateganyirije episode 20 cyangwa se freestyle 20 indirimbo 20, kuko muzika aririmba ibintu by'ama freestyle nagiye mbigarukaho. Sinzi ngo Kasuka arajya he, sinzi ngo abamurwanyaga barajya he, reka dutegereze tuzaza tubanyuriramo indirimbo uko zimeze. Ushobora gusanga hariyo nzakunda cyase zose nkanazinenga, nawe akabi ukunda cyase zose ukanazinenga. Reka dutegereze ko nanga abantu bakunda kimwe, ashobora kubihimba yumva ari byiza, yabigeza hanze abantu bakabimenya. Reka dutegereze rero, ukore subscribe cyangwa murorere.